ese nafasha iki umwana wanjye kugira ngo akure ashoboye, azi ubwenge, ari umuhanga, abasha gucukumbura n'ibindi bitandukanye ababyeyi benshi bibaza. Birashoboka ko nawe mubyeyi udukurikiye uyu munsi ushobora kuba wibaza ibyo bibazo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora kuba wafasha umwana akiri mu rugo, ariko bikamubera umusingi w'uko mu gihe yaba agiye ku ishuri, mu gihe yaba atangiye kugira ibyo yiga, byamufasha ko ubwonko bwe bubifata neza ndetse akanakurikira nk'uko bikwiriye. Ntucikwe ni mu kanya. Njyewe turi kumwe uyu munsi nitwa Christelle Ishimwe, nkaba ndi umuganga mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, clinical psychologist. Ubwo nari mbivuze tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi ushobora kuba wafasha umwana atarajya ku ishuri, akiri mu rugo, ariko bikamubera umusingi mwiza kugira ngo abashe kwiga neza, anamenye ibyo yiga mu gihe yaba agiye ku ishuri. Ikintu cya mbere wamufasha ni ukumushishikariza no kumuha umwanya ukwiye wo gukina. By'ukuri abana gukina babyigiramo ibintu byinshi bitandukanye, yaba gukina ari wenyine cyangwa se gukina ari gukina n'abandi bantu, wowe ndetse n'abandi bamukikije. Kugira ngo umubyeyi ashishikarize umwana gukina, ni byiza kumushakira ahantu heza hatuje. Umubyeyi ushakiye ibikinisho by'ikigero cy'umwana agezemo muri icyo gihe biramufasha cyane, kuko uko umwana afata ibikinisho akabiteranya, akabitandukanya, uko agenda abihoza yumva amarangamutima yabyo, niko agenda yigiramo ubumenyi butandukanye, bityo ubwonko bwe bugakanguka n'igihe ageze mu ishuri bikaba byamugirira akamaro. N'iyo uwo mubyeyi abashije kumuha ahantu hitaruye, hari icyo bimufasha mu kwirinda ko ashobora kuba yajya mu nzu hose, akaba yajya n'ahantu ashobora kuba yakwangiza ibintu bindi bitandukanye, kuko nabyo agiye kubikinisha, nubwo bitabura kuko imyaka n'imyaka yo gukubagana, cyangwa se bikaba byamurinda ko hari icyo yakoraho kikamukomeretsa, kuko yamushakiye ahantu hatekanye ashobora kuba yakinira. Ikintu cya kabiri gifasha abana muri iki gihe bakiri batoya, bakiri mu rugo, ni ukubaha akamenyero, ni ukubaha ubuzima burimo akamenyero. Nimba mu gitondo abyutse hakaba hari gahunda ihari kugeza nko ku mugoroba ari buze gukurikiza. Ni urugero, mu gitondo arabyutse, anyweye ikintu bamuteguriye, agiye gukina se, nyuma yo gukina afashe ifunguro rya saa 4 cyangwa saa 5, baramuhetse arasinziriye cyangwa agiye kuryama. Nyuma yaho arabyutse, arariye, arakinnye, arariye, agiye kuryama. Ni urugero ntanze. Buri mubyeyi wese ashobora kugenera umwana we ako kamenyero bitewe n'uko amuzi, bitewe n'uko amubona, bitewe n'uko abona akunda kuba yaryamira igihe runaka cyangwa yarira igihe runaka cyangwa se yakinira igihe runaka. Ariko ako kamenyero iyo gahozeho, umwana biramworohera ndetse n'umubyeyi bikamworohera kumenya amasaha ye meza yo gusinzira, yo kurira, ntihabeho ko haza kubaho kwanduranya hagati aho ngaho. Umwana rero uko arushaho kugira ako kamenyero, niko bimuha gahunda y'ubuzima, niko bimutoza icyo nakwita discipline. Rero ni ingenzi cyane ko mu ntangiriro umwana akiri mutoya agira ikintu kimeze nk'akamenyero umubyeyi amushyiriraho, bigenda bimwubakira ko nawe mu buzima bwe azabasha no gukurikiza ya rutine bazamuha ku ishuri cyangwa ahandi ahantu hose azakenera kujya. Ikintu cya gatatu gifasha umwana muri iyi myaka ni uko ababyeyi bamuba hafi kandi bakamukorera ku gihe ibyo akeneye. Ibyo akeneye, wenda niba akeneye kurya, niba akeneye kwambara, niba akeneye gusinzira, niba akeneye guhindurirwa, umubyeyi akabimenyera ku gihe, akabikorera ku gihe, bifasha umwana kumva ko atekanye. Buriya biragoye ko ushobora kuba utariye nurangiza ngo ujye gutekereza kwiga. Biragoye ko ushobora kuba utanyweye cyangwa se
inyota ikwishe, nurangiza ngo ujye gutekereza ikindi kintu cyakugirira akamaro, cyaguteza imbere. No ku mwana ni uko, biragoye yuko yaba atamerewe neza, umubyeyi atamwitayeho ngo amuhe iby'ibanze, ari urwo rukundo, ari ibyo byo kurya, narangiza ngo ajye kubasha gutekereza ku kindi kintu cyisumbuyeho. Ibyo bindi bya mbere by'ibanze, iyo umubyeyi abikoze akabikorera ku gihe, umwana ntabisonzere, ntashakishe atansiyo y'umubyeyi kubera yuko ayisonzeye, cyangwa ngo ashakishe ibiryo kuko abisonzeye igihe kirekire, biramufasha ko nibura atangira gutekereza ko ashobora kuba yakwicara noneho akagira ibyo akora, bityo n'ubwonko bwe bukaba bwakwaguka. Niyo mpamvu ari byiza cyane mu myaka ya mbere kwita ku mwana, akamenya, umubyeyi akaba yamenya, cyangwa umuri hafi akaba yamenya ibyo akeneye, akabimuhera ku gihe, bityo umwana bikaba byamufasha ko atekereza neza ku bindi bintu bitandukanye n'ibyo ngibyo. Ikindi kintu cya kane umwana yigiraho kandi kikazamubera umusingi mwiza mu gihe kizaza, ni ubusabane agirana n'umubyeyi we cyangwa se undi muntu muri hafi, kuko amagambo ya mbere niwe uyamwigisha, bya bikorwa byose akora amuri iruhande niwe abireberaho, kwa bya bibazo amubaza akabisubiza, bigenda bimutera umuhate ko burya kwiga ntacyo bitwaye, burya kwiga ni byiza, burya kwiga umuntu uri kubikora ashobora kuba ari gukora ibintu byiza, bityo reka nkomerezaho. Ni byiza rero ko umubyeyi uri hafi ya wa mwana cyangwa wa muntu basigaranye amushishikariza ko akomeza agakora bya bintu ari kwiga, nimba ari amagambo akamusubiriramo, agakomeza akamusubiriramo kugira ngo abashe kuyamenya. Naho we yaba ari kubikubwira wumva yabigoretse, ariko wowe ugakomeza kubivuga neza nk'uko bivugwa, kugira ngo abashe kumenya koko ko uko bivugwa ni uku nguku. Niba akubajije ikibazo ntumuhutaze, ahubwo ukamusubiza, ukamwumva, ntumwihorere, ukamusubiza kugira ngo abashe kumva ko kwiga ntacyo bitwaye, kwiga ni byiza, bityo agakomerezaho. Ikintu cya gatanu ni ukwigira ku mirimo y'amaboko. Imirimo y'amaboko abana bagenda batangira kwiga gake gake, uko bakura batangira bakiri hasi. Ababyeyi dukunda kugira amakosa, nabyita amakosa, kuko inshuro nyinshi hari igihe dusanga mu gihe umwana yakuze byari amakosa koko, ugasanga umwana atangiye kukubwira ati ngufashe kumesa, ukavuga uti oya rekeraho ntabwo urakura, ngufashe guteka, oya rekeraho ntabwo urakura. Uyu mwana ntabwo aba akeneye ko tumubwira ngo rekeraho ntarakura, kuko ku myaka ye hari icyo ashoboye gukora, ahubwo ni ingenzi twebwe nk'abamuri hafi kugira ngo tubashe kumufasha. Nimba aje kugufasha kumesa, ukamuha akabase ke nawe akarebamo, akaba yameseramo, ariko ntumwigizeyo, kuko numwigizayo aratahana mesaje imubwira yuko we adakwiriye kubikora, bityo no ku myaka 12 azumve yuko adakeneye kubikora, nyamara wowe nk'umubyeyi ari ukeneye ko atangira kubikora. Ntabwo bitangirira ku myaka 12, bitangirira hasi. Mu gihe atangiye aje kugira ikintu agufasha, mwemerera agufashe, ariko ku myaka ye ugerageze kumwerekera, ugerageze kumwereka ashobora kuba yabikorera, atari bukubangamire, ariko nawe hari kumufasha kugira ikintu yiga. Ikintu cya gatandatu ni gutembera, mukajya kureba inka aho ziba, uko zikamwa, mukajya kureba ahantu hatandukanye. Buriya abana bakiri batoya bakoresha cyane imyanya myumviro yabo, uko yumva ibyo arya, uko areba ibyo abona, iyo myanya myumviro yabo barayikoresha cyane kugira ngo babashe kwiga udushya, babashe kumenya uko dukora, babashe kumenya icyo bisobanuye kuri bo. Kuri inshuro nyinshi usanga ibyo babonye byinshi biba ari ubwa mbere babibonye. Ni byiza rero kumujyana ahantu hatandukanye kugira ngo abashe kumenya ngo n'iki ndakibonye ndakimenye, n'iki ndakibonye ndakimenye. Hari ikintu mu mutwe we biba biri kugenda byungura ubwonko bwe, bityo mu gihe kizaza yazongera kukibona akazamenya icyo ari cyo, yazongera no kubona ikindi bijya gusa akabasha kumenya ihuriro ryabyo.
Rero ni byiza kugenda umujyana ahantu hatandukanye kugira ngo abashe kwiga n'ibyo bintu bishyashya, abashe kubihuza n'ibyo asanzwe azi cyangwa n'ibyo aziga no mu gihe kizaza birusheho kumworohera ntibimugore. Urugero rwiza ni uko usanga nk'umwana wabashije kumenya iyo nka akiri mutoya, iyo agiye mu ishuri bakavuga inka ahita yumva inka icyo ari cyo. Yego, aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twizere ko hari ikintu cyagufashije. Nimba wumva hari icyo cyagufashije ntugende udakanze like, kandi nimba wumva ibi biganiro bijya bigufasha ugende ukoze subscribe kugira ngo ube umwe mu muryango mugari twigira hamwe ibintu bitandukanye kuri uru rubuga. Turagushimiye rero, ukomeze kugira amahoro y'Imana.